Yes, ngo mvira mu rugo rero simvira mu Rwanda, kandi mvira mu idini, simvira mu nsengero zose. Ibi ni ibyaje kuba rero byahamwa n'uwitwa Ishimwe Vestina, ni nyuma y'uko ADPR yari yatangaje y'uko ihagaritse uno Ishimwe Vestina. Ku batarakurikiye inkuru zacu zose, mugende murebe ku biganiro byatambutse ko twagiye tuvuga ku bijyanye na saga iri hagati y'uwitwa Ishimwe Vestina ndetse n'idini rya ADPR, aho bamushinjaga ibintu byinshi cyane, bityo bikamuviramo no kuba batanga itangazo y'uko uyu Ishimwe Vestina bishobora kuba yaciwe muri ADPR, ndetse naho ADPR yaje kuba yatangaza y'uko rwose itazigera imusezeranya imbere y'Imana. Sinzi uko byaje kuba byagenda rero, ko inkuru sinari narigeze nyikurikirana neza, ko hari ukuntu umuntu ageramo hagati agasa nk'uhuzeho kubera izindi nkuru zari zaje ziri update, kandi murabizi ko tubagezaho ibintu biri update. Rero nk'uko mureba Vestina kuri thumbnail, namwe murabibona ko Vestina araryoshye, Vestina ameze neza. Rero reka nze mbazanire nyuma y'iki kinanga mbabwire inkuru yose uburyo yifashe. Ese Vestina yakomeje muri ADPR cyangwa yateye ADPR ishoti ahindukirira umugabo aza kuba yajya muri Islam? Reka nze rero nyuma y'iki kinanga byose mbibagezeho. Twagarutse rero muri ya makuru yacu, murabizi ni amakuru aba yizewe, ni amakuru aba agezweho. Amakuru tubazanira ni amakuru aba acukumbuye. Iyi nkuru rero twarayivuzeho, ariko nyine bamwe batanga komenti bavuga uko babyumva. Bamwe bati mvira mu rugo simvira mu Rwanda, abandi baravuga bati nibamwirukane maze azajya ahandi maze ndore. Ariko nyine uwitwa Ishimwe Vestina nawe yaje kuba yabihamya, yabyemeza ndetse yanabyereka abamubona. Ni nyuma y'uko twabwiye y'uko ADPR yahagaritse burundu uwitwa Vestina, yaramuhagaritse cyangwa se yaramuciye, kuko icyo gihe byavugwaga y'uko yaciwe mu idini rya ADPR bitewe n'imyitwarire yakoze idahwitse. Nyine bo bavuga ko idahwitse ndetse idahamanya n'imyemerere ya ADPR. Murabizi byose byagiye bisakuza, uko Vestina yasizeho imisatsi ajya gusezerana ariya mu murenge wa Kinyinya. Murabizi byabaye byose, saga za ADPR byose murabizi, mwagiye mubyumva, cyangwa se n'uburyo bamukekagaho ko ngo atwite. Ariko ibi ngibi bikaba byaraje gusangwa uyu Vestina adatwite, aho bavuga yuko byanze bikunze inda ashobora kuba yarayikuyemo. Ariko reka dukomeze tutegeze turebe ko twe tuza kubabwira ibihari, tuza kubabwira ibiri kuvugwa imihanda, ndetse n'ibyo twiboneshereje amaso tukaba ari byo tuza kuba twabagezaho. Rero uwitwa Vestina murabizi ko ku kijyanye n'imisatsi bari bamujijije, nkuko muri kubibona kuri iyo foto naberetse. Uwitwa Vestina rwose ntakiri kuri ya natireri yiwe. Uwitwa Vestina yarongeye ishyiraho ka gaplanti kiwe, ahategereje no kubona umusatsi wazi ubundi akanasuka, ubundi ADPR igakora ibyo ishaka byose yumva yiyumvamo. N'ubundi bavuga yuko bamuciye, ariko uwitwa Vestina n'ubundi murabizi yuko umugabo we ni umwisilamu. Bigaragara yuko Vestina yahindukiriye umugabo we, ariko nawe nyine atangaza yuko mbese nta nka yaciye amabere. Nta nka yaciye amabere rwose. Ubona yuko Vestina arishimye, nta kibazo afite imodoka ye hariya yahawe n'umugabo. Byose nuko baba batari kubishyira ku karubanda, ariko byose niko biba bimeze, niko byifashe. Rero ku bagize icyo bavuga n'abateye komenti, bamubwiye ati felicitation umukobwa wacu, urabona yuko rwose ubundi iriya natireri kuriya wari umeze wari waricupije, ahubwo urabona yuko uri kumubona wese ari kumuha wow. Ariko nanjye n'ababeshye sinzi impamvu nabonye yuko ADPR ishobora kuba icupiza. Banyihanganire
kuko rwose murabizi yuko za cosmetic niyo mpamvu zagiyeho. Mujye mureka nyine abantu bajye ku cyangwe rwose, nk'uko wakambara umwenda ukaba ati nambaye kositimu ndakeye, kuki muba mwumva yuko ku musatsi kuki nta kintu umuntu yakoraho ubundi agakomeza agake? Ese koko murebye iyo foto, nimba hari umwadeperi ukuri iki kiganiro cyacu arabona Vestina koko atari bwo ari mwiza ku kamekapu kiwe, ku musatsi wiwe yashyizemo? Umva noneho yarari mu modoka nziza, oh my god, nziza pe, nziza. Niyo mpamvu buriya rero igeno ry'umuntu ntaho rijya, icyo Imana yaguteganyirije naho kijya, tudashingiye ku myemerere, tudashingiye ku byo dukunda, ku byo twanga se, buriya icyo umuntu naho kijya. Kuko urabona Idirisa ibyo yakoreye Vestina ni byinshi kandi ni byiza, yubakiye iwabo, yubakiye abaturanyi. Murumva rero yuko nyine ibintu bimeze neza ku ruhande rwa Vestina, ndetse ubu kugeza amagingo aya ngaya ni umudamu ushima Imana, unyuzwe n'ubuzima arimo. Atari ukuvuga ngo anje mu buzima bwo kuvuga ngo aricuza kubwo kuba yarashatse kuri yuko abantu babivuze. Ameze neza pe, Vestina ameze neza, kumureba urabona yuko rwose ni umudamu ushima Imana, ni umudamu unyuzwe n'ubuzima arimo, kandi koko iyo ureba ubona yuko Imana ifite icyo yakoze ku buzima bw'uwitwa Vestina. Kuko ufashe amafoto cyangwa se ugafata amashusho yagiye afatwa mu minsi yagiye itambuka na Vestina ubu ngubu, ntiwamenya rwose yuko ari Vestina twari dusanzwe tuzi, kuko iyo urebye ubona yuko ari Vestina wajya muri Miss Rwanda rwose akaba yayegukana kuri taye nziza, kibuno. Vestina yarabyibushye rwose, ameze neza, si ibanga, kuko ibyo byose bigaragarira uwumureba.